bajuguye abubatsi bari bajugunye koko niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wabigennye gutuma se bibagatangaza mu maso yacu. Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Tuti bavandimwe bakunzi bacu, shalom, nimugire mwese amahoro ya Kristo. Baha ikaze muri gahunda y'umugisha wanyu yabagenewe kuri uyu wa kane wa kino cyumweru. Ndabifuriza amahoro ya Kristo. Kristo wazutse nakomeze aboneshereze intambwe z'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, abagenderere nk'uko yagendereye icyegera cya Kandasi, nk'uko yabanye na Filipo mu rugendo rwe rw'iyogezabutumwa, nk'uko kandi yakiriwe na benshi. Nawe wakire Yezu Kristo. Nyagasani Imana Data yamwohereje agutsindagize, aguha imbaraga zo kwakira Yezu Kristo iwawe no mu bawe. Ndakwifuriza rero imigisha kandi ndagushimira wowe wiyandikiye kuri uyu murongo, wowe usangiza abandi, wowe utwereka ko ukunze ubu butumwa, ukadushyigikira ukora iyo like, ugasiga komantere, nawe ukagira uruhare, ukagira icyo wandika. Nube koko umuvumbyi, nube indorerezi. Ibyo byose turabigushimira. Komeza ujya imbere, komeza utera imbere mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo bya Nyagasani Yezu Kristo wazutse. Padiri Dominique i Roma. Nyagasani Yezu Kristo turakwiringiye. Nyagasani Yezu Kristo tuje imbere yawe, turashaka kugendana nawe, ariko mbere na mbere tukagusanga. Nyagasani Yezu Kristo kongerera imbaraga, kubera ko twebwe ubwacu ntacyo dushoboye, ariko kubw'impuhwe n'urukundo byawe birashoboka ko tukugeraho, birashoboka ko twabana nawe kandi ukadukiza. Turakwiringiye Nyagasani Yezu, turakwemera Nyagasani Yezu, tubabarire Nyagasani Yezu. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 8 umurongo wa 26 kugera ku murongo wa 40. Muri iyo minsi umumarayika wa Nyagasani abwira Filipo ati, haguruka ugende werekeje mu majyepfo, unyure mu muhanda umanuka Yeruzalemu ujya i Gaza. Ubu ngubu ukaba utarimo abagenzi. Filipo aherako aragenda. Ubwo umunyetiyopiya wari icyegera cya Kandasi, umwamikazi wa Etiyopiya, akaba n'umunyabintu we, yari yaje gusengera Imana i Yeruzalemu. Yari mu nzira ataha yicaye mu igare rye, agenda asoma igitabo cya Izayi umuhanuzi. Roho Mutagatifu abwira Filipo ati, genda wegere ririya gare. Filipo ariruka, yumva uwo mutware asoma mu gitabo cya Izayi umuhanuzi. Aramubaza ati, mbese aho ibyo usoma urabyumva? Undi aramusubiza ati, nabyumva nese ntabonye unsobanurira. Nuko asaba Filipo kurira ngo yicare iruhande rwe. Muri ibyo byanditswe yasomaga ibingibi: bamushoreye nk'intama bajyanye mu ibagiro, cyangwa nk'umwana w'intama wicecekera imbere y'upfura ubwoya, nawe ntiyaruhije abumbura umunwa. Yacishijwe bugufi, acirwa urubanza rw'akarengane. Ninde uzavuga iby'abazamukomokaho? Ko ubugingo bwe bwazimangatanye ku isi ntacyo yasize. Uwo mutware abaza Filipo ati, ndagusabye ngo umbwire, ninde umuhanuzi avugaho ibi ngibi? Ni kuri we ubwe cyangwa se n'undi muntu yavugaga? Filipo niko guterura ahereye kuri iyo ngingo y'ibyanditswe, amumenyesha inkuru nziza ya Yezu. Uko bagakomeje inzira baza kugera ku mugezi, wa mutwara aravuga ati, dore amazi, ni iki se kandi cyambuza kubatizwa? Filipo aramusubiza ati, niba wemera Yezu n'umutima wawe wose birashoboka. Undi aramubwira ati, ndemera ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana. Nuko ategeka ko bahagarika igare. Bombi baramanuka bajya mu mazi, Filipo n'umutware, maze Filipo aramubatiza.
Bamaze kuva mu mazi, Roho Mutagatifu ajyana Filipo. Uwo mutware ntiyongera kumubona ukundi, ahubwo yikomereza urugendo rwe yishimye. Naho Filipo ngo arebe, asanga ari mu mujyi wa Azoti, maze yamamaza inkuru nziza mu mijyi yose yanyuragamo kugeza ko agera i Kayesariya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya bihugu mwese, nimurate Imana yacu, muhanike amajwi muririmba ibisingizo byayo, kuko ariyo itubeshejeho kandi ntireke ibirenge byacu bidandabirana. Haleluya. Abubaha Imana mwese nimuze mwumve, mbatekereza ibitangaza yankoreye. Uko umunwa wanjye wamutakiraga, ni nako ururimi rwanjye rwamusingizaga. Haleluya. Nimuze mwirorera ibikorwa by'Imana. Imana iragahora isingizwa, yo itirengagije isengesho ryanjye cyangwa ngo ireke kungirira ubuntu. Haleluya. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohana, umutwe wa 6 umurongo wa 44 kugera ku murongo wa 51. Muri icyo gihe Yesu amaze gutubura imigati, abwira imbaga y'Abayahudi ati, ntawe ushobora kongeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Nta wigeze ubona Data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo ni we wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ni njye mugati w'ubugingo. Ba sogokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ni njye mugati muzima wamanutse mu ijuru, urya uwo mugati azabaho iteka. Kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urakaza neza nshuti nanone kuba waje muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turagira ngo twongere tugufashe kumva ko Pasika ni izuka rya Nyagasani Yezu Kristo, ariko kandi Pasika ni experience, navuga n'ubuzima, umuntu n'umushyikirano wa buri muntu ku giti cye na Kristo Yezu wazutse. Pasika nubwo tuza kuyizihiza nk'imbaga, ni byiza nk'umuryango w'abana b'Imana, ariko buri muntu navuga ngo agira uruhare ku izuka rya Kristo ku giti cye. Ko burya Imana ntabwo iturebera mu muryango mu itsinda gusa, ahubwo ikintu gikomeye Imana itureberamo ni experience personnelle, n'uwo mushyikirano umuntu agirana nayo ku giti cye. Niyo mpamvu batubwira nanone ngo ku munsi w'urubanza umugabo azaba araha, umugore araha, umwe agende undi asigare. Ntabwo uzabwira Yezu ngo ariko ngo Yezu ngo nuzi ko uyu muntu twari twarashakanye ngo wamunshize iruhande, ngo ubuse ngo urantwara, ngo uriya asigaye, ngo abana se so wabampaye. Umukiro ni umukiro wawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu iyo ubana n'umuntu ukabona atitabira gahunda z'Imana, atazikurikira, akenshi birababaza, bigashengura umutima. Nta bantu mubana nabo se banze gusenga, banze kujya mu by'Imana, babiteye umugongo. Hari n'abarenga bakirwa babivuga amabi. Ntabwo murumva amagambo muri kino gihe, amagambo hakana Imana, yerekana ko Imana ntacyo ishoboye, yerekana ko mu mateka y'abantu Imana ntacyo yakoze, yerekana ko Imana ntacyo ivuze. Abantu nk'abo b'abahakanyi bareze, abantu bareze. Ariko bene imvugo nk'izo zo guhakana Imana n'ubuhangange bwayo n'ububasha bwayo n'ubutware bwayo, ntitugomba kuziha amatwi, kabone nubwo twaba tuzibwirwa n'abantu badufiteho imbaraga. Ariko bene izo mvugo nizo kwinjira mu gutwi, zigahita zisohokera mu kundi, zigakomeza zigatambuka, nizihumanye abana b'Imana. Nimuhumure rero muzatsinda. Icyo navugaga rero ko Pasika
ari uwo mushyikirano w'umuntu ku giti cye, ni uburyo twumvise Filipo ari koherezwa n'umumarayika wa Nyagasani. Muri Bibiliya y'Igiheburayi baravuga ngo Imana yohereza Filipo ntabwo imwohereje mu murwa, ntabwo imwohereje mu mujyi, buryo uzareba iyo batubwira ngo tujye mu butumwa. Mumbabare sinshaka kuvugira abantu ibintu, buri muntu afite ibyo atekereza muri we, ariko nubwo tuza mu by'Imana gukora iyogezabutumwa, hari igihe umuntu avuga ati ariko kanaka padiri wibereye muri paruwasi yo mu mujyi, imijyi sinshaka kuvuga imijyi y'iwanyu murayizi, buriya se ameze nka padiri ugira ngo wo mu cyaro, uriya wo mu mujyi se ko yashubijwe, ko byose abibona, none se kanaka se uri hariya hari umuntu twigeze kubana ku rubuga, ubwo rero baravuga ngo bakoteze gukora igikorwa runaka, nuko we niba atari afite icyo yitangaho aravuga ngo yewe ngo rega ngo nabuze uko niyandika, ngo nimujya mubona umuntu atiyanditse ngo nimugire ngo abatashobewe, ngo rega ngo hari abandi ngo nubwo dukora ubutumwa kimwe ngo ntabwo ariko twashubijwe kimwe, ngo hari abandi bashubijwe, ngo hari n'abandi batarasubizwa. Noneho sigara ndi kwibaza, none se kwa kundi nababwiye ngo waje ushaka iki, waje ugenzwa n'iki, waje usaba iki Yezu, icyo wasabye Yezu yarakigwaye, ku buryo rero ibindi kwa ngo ntabwo ndasubizwa, bene ayo maganya njye nahise ni amaganya atari matagatifu. Ubwo mwumva icyo nshaka kuvuga. Naratangaye, nuko ari umuntu wambajije mu gikara, anyuze mu gikara, ariko uriya muntu se buri ibyo ari kwandika ko mwumva akeneye kwitabwaho, nanjye ndeba hirya ndakomeza. Ubwo rero icyo nashaka kubwira ni kimwe, umumarayika wa Nyagasani nta kari gaciyemo ariko gafite icyo kavuze, afite ubutumwa, ariko ntabwo yohereza Filipo mu mujyi, hano mu mijyi ikomeye, kirya gihe hari imijyi, reka da namwohereza Yerusalemu, namwohereza ahubwo ari kumwohereza ahantu hari ubutayu, kariya kayira ko muri Gaza. Iyo bavuze Gaza muhita mwibuka yenda uburyo Israheli yayigize amatongo, yayangije, yayirimbuye, bikongera kubibutsa muri ya disikuru za papa, imvugo ya Papa Leoni hamagara abantu kugira amahoro. Yenda ushobora kuba utabikurikira cyangwa kuri televiziyo utayifite, ariko iyi Gaza iri kuvugwa ubu ngubu Israheli yahinduye umuyonga, nabyo ni agahomamunwa, kandi bavuga ngo n'abana b'Imana bashyize imbere amabi. Aha rero Imana irohereza Filipo mu kayira ngo ahari basange nde, umuntu witwa icyegera cya Kandasi, umwamikazi wa Etiyopiya. Kandi biriya byegera bavuga ko bo batashoboraga kuba batari bemerewe kwinjira mu muryango w'abana b'Imana, ariko Kristo wazutse akuraho inkuta, nk'uko dukunda kuvuga ngo interineti yashenye icyitwa imipaka mpuzamahanga, limite geographique. Interineti yarabishenye, mba ndi hano nkavugana n'umuntu uri ku mugabane wari wose, ku isi aho uri hose, ku migabane tukavugana. Yezu wazutse rero arasenya inkuta z'urwango, arasenya inkuta zigukumira kuriya cya cyegera cyashoboraga kuba mu muryango w'abana b'Imana b'Abayisiraheli, ariko Yezu arakugendera aho uri hose, ntabwo ukumiriwe mu byiza by'Imana, kuko uri umwana nawe wa Aburahamu, uri umwana w'Imana. Ikindi rero nuko Filipo agomba kujya gufasha uriya muntu gusobanukirwa n'ibyanditswe. Wumva imbaraga z'ijambo ry'Imana. Iyo utaramenya ibyanditswe, muribuka na Yezu mu bigishwa ba Emawusi, nawe ngo yatangiye gusobanura ibyanditswe. Bamaze gusobanura ibyanditswe ngo biyumvamo ibinezaneza mu mutima, kuko ijambo ry'Imana tubasomera ntabwo rigomba kugusigura ikibihira. Ijambo ry'Imana ugomba kumva uko risomwa,
kumva yo ndumva umutima nezerewe, ndumva nishimye, ndumva muri nge bitandukanye n'izindi disikuru numva muri iyi si. Iyo basoma ijambo ry'Imana rigomba kuzana ubudasa mu buzima bwawe. Kiriya cyegera rero gihanganye n'urugendo, arasoma ariko ntabyumva. Sinzi na mwarimu mwafata n'igitabo kiri mu rurimi, igitabo kikaba kirimo ibintu byiza, ariko urwo rurimi byanditsemo nturuzi kabisa. Nk'ubu yenda tuvuge tukaguha Bibiliya yo mu Giheburayi, wayisoma mu Giheburayi? Muzi ko mu Kinyarwanda tuvuge urugero dusoma tuva ibumoso tugana iburyo, mu Giheburayi ho ni imbusane, ni iburyo tugana ibumoso. N'uburyo byanditse wabishobora, ariko ukabuze ko harimo ibyiza. Uriya ari gusoma ariko ntabwo ari kubyumva. Niyo mpamvu Imana iratabara iyo igihe cyageze, isaha iyo yageze, Imana iratabara. Hari ibintu byinshi nawe utumva, hari ibintu byinshi udasobanukiwe, hari byinshi muri uru rugendo urimo muri iyi si, kuko uriya kiriya cyegera kiri mu rugendo, ndetse ni umuntu ukomeye, ari mu igare, ni icyegera cy'umwamikazi, aranatwawe, shoferi nubwo batamukubwiye, ariko aragendana n'abandi n'abamuherekeje. Erega bari bamuherekeje ashobora kuba ari wowe. Siyo mpamvu nigeze zikubwira, sinzi naragasobanuye ku cyumweru, bariya bigishwa babiri ba Emawusi bajyaga Emawusi ngo bari babiri, umwe yitwaga Kleopa, mu Gitaliyani ubwo bavuga Kleopa, niba mu Kinyarwanda niba ari Kleofasi, ariko undi kuba batamutubwira niki. Abahanga mu gusesengura ibyanditswe bitagatifu batubwira ko ngo iyo Bibiliya itari kuvuga izina ikavuga rimwe, irya kabiri ikariduhisha, ni ukuvuga ngo nawe shyiraho iryawe. Urumva ku kantu? Uriya rero kiriya cyegera cya Kandasi ntabwo cyari cyonyine muri ya gare, yari umuntu ukomeye, avuye gusenga, nubwo ari umunyamahanga, nubwo atemerewe kuba umwe mu muryango wa Isiraheli, ariko akunda Imana. Ku munyamahanga se niki? Ni uko kuba uri ku ruhande. Erega buri icyaha kidushira iruhande, icyaha nyine bitewe ko umuryango w'Imana ari uw'abazira ubwandu. Iyo twiyanduje, sinzi niba waba ufite umwanda ntashaka kuvuga ukicara mu bandi, oya, ujya iruhande. Waba urwaye indwara se zandura zigira ngo tukajya mu bandi, ujya iruhande. Muribuka nk'akakato ko muri korona, ukajya iruhande. Ariko icyo nshaka kwerekana iki, nuko Imana yo igomba kukuzana. Imana aho waba uri hose, mu bubi waba urimo bwose, mu kujya kure, Imana iragukunda, Imana iragutabara, Imana igufitiye ibanga. Inyota rero y'icyegera cya Kandasi cyari gifite irashira uyu munsi. Nawe yenda mu rugendo waba urimo ushobora kuba ufite inyota, ushobora kuba ufite byinshi utari kumva kubera icyaha, kubera byinshi bikubangamiye biguheta ijosi, ariko uyu munsi wabwira Imana ati Nyagasani, nk'uko wagendereye icyegera cya Kandasi kiri mu rugendo, nk'uko nanjye ndi mu rugendo, cyashoboye kiri gusoma ibyanditswe kitumva, nanjye dore hari ibintu numva, nk'uko wagitabaye ukoresheje Filipo kubw'umumarayika wawe, Filipo agahaguruka, nanjye ndagira ngo uzuntabare, nyoherereza imbaraga zawe, nyohereza ubutware bwawe, nyohereza ubushobozi bwawe, nyohereza ubuntu bwawe, nyohereza urukundo rwawe, uze untabare, dore ndagerenewe, ngeza habi, ngwino ndwaneho Nyagasani. Ninde udakeneye ko Nyagasani amwohereza imbaraga ze, amwohereza ubuntu bwe? Ninde utabikeneye muri twe? Ariko se Nyagasani hari n'igihe agutabara nanone utanabivuze. N'ahantu tubona muri Bibiliya batubwira ko icyegera cya Kandasi kigeze kibisaba. Iteka Imana burya ngo na mbere y'uko tuyisaba ibizi icyo dukeneye. Ubu se nta bintu byinshi byabaye mu buzima bwawe utigeze ugiramo uruhare? Ukajya kubona ibintu birabaye, yenda n'ibyo washakishije ngo ugereho bikanga pe, sinzi nabi itarabaye iyo surprise, ugashakisha ibintu, ugashakisha bikanga, ukabitamo n'amafaranga menshi, ukabitamo n'izindi mbaraga nyinshi bikanga, ariko ukajya kubona amahirwe yikubisa aho ngaho. Imana ni uko ikora. Kiriya cyegera cya Kandasi kirashubijwe mu buryo
bitunguranye. Niyo mpamvu rero mwifuriza nawe iteka gusubizwa n'Imana. Usubizwe, Nyagasani akwiteho, Nyagasani akugenderere. Haguruka nanone. Umumarayika wa Nyagasani abwiye Filipo ngo haguruka ugende, n'integeko. Kristo wazutse aradutuma twese ngo tumubere abahamya. Yesu aravuga ngo haguruka, ariza ati haguruka. Muribuka n'abandi yakijije benshi bagari ibirema, abandi bazaga bari hasi baryamye, aravuga ngo haguruka. Ariko guhaguruka ntibihagije gusa. Yesu akubwiye ngo haguruka ntibihagije gusa, hakurikiraho ngo genda. Aragutuma he? Mu bavandimwe bawe, mu baturanyi bawe, mu isi aho uri. Kandi isi yabaye umudugudu. Nicyo nkubwira, isi kubwira ikoranabuhanga. Dore ijambo ndi kubwira ngo rigeze ku bandi. Kimwe mu bintu Imana izatubaza, murabizi ko uko isi igenda itera imbere, hari umuntu twarimo tubiganiraho, ni nako haduka ibyaha bishya, ariko ni nako haduka urubanza. Ni ukuvuga ngo urubanza, ibyo tuzabazwa niko byiyongera. Ntabwo umuntu wapfuye ikoranabuhanga ritaraza yo kwigisha gutya, Imana izamubaza ngo ariko se wari ufite telefone nzima wayikoreshaga iki? Byose azabibazwa kubera iki? Kandi atarayifite telefone itari yakaje. Ariko wowe ufite telefone, kuki unanirwa no gusangiza abandi ijambo? Reba message wirwa wohereza, reba apere zose wirwa uhamagara. Ni kangahe ujya uvugamo Imana? Hari abantu rero bafite n'isoni zo kuvuga Imana. Nababwiye n'abantu bwira ngo ariko se waje tugakora akaganiro, padi sinshaka kugaragara we, sinshaka kugaragara. Ariko hari n'abatinya kugaragara kubera ko hari ahandi bajya, hari ahandi bagaragara cyane, bakavuga bati none bambona kuri iyi mihanda, reka nkomeze nigaragarire hariya nashaka kuvuga. Humura, vuga Yezu mu ntege nke zawe, vuga Yezu, amamaza Yezu. Filipo arahaguruka, nubwo bitoroshye, arerekeza mu butayu. Muri akayira, ntabwo ari mu murwa, arerekeza hariya muri Gaza, agiye gutambutsa inkuru y'ijambo ry'Imana. Nibyo koko rero umuvandimwe, Filipo abaje kiriya cyegera ijambo ryiza, ngo ese ibyo usoma? Aracyegereye, ese ibyo usoma urabyumva? Nacyo kiramusubiza kiti nabyumva ntawe unsobanurira. Nibyo koko iyo tunyarukiye muri Bibiliya, muri Zaburi 119 haranditse ngo ijambo ryawe rimurikira iki? Intambwe zanjye. Uriya kiriya cyegera cyakiriye ijambo, kirabatizwa, maze ijambo ribona kumurikira intambwe, kubera ko ngo kuva uwo munsi yigizemo bya byishimo nakubwira by'umutima, ngo yatashye mu gihe Filipo yahise azimira, akaja kwamamaza none n'ahandi mu wundi mujyi. Ariko uriya nawe akomeje urugendo yishimye. Mu by'ukuri yari yavuye i Yerusalemu gusenga. Navuga ko ibyishimo yarahavanye byari igicagate, ariko uyu munsi Uhoraho aramwuzurije. Nawe Nyagasani akuzurize, byinshi ufite biracagase, ariko Nyagasani akuzurize. Yezu rero ibyo byose iriya Filipo avuga, mu by'ukuri niwe ukoreshejwemo n'Imana. Niyo mpamvu mu Ivanjiri Yezu avuze ngo nawe ushobora kongeraho atabihawe nande? Na Data. Mu by'ukuri kugira ngo kiriya cyegera cya Kandasi gisobanukirwe n'ijambo na Kristo ari we, ariko Filipo yamwigishije, katigisimu kateshezi yamwigishije, nuko Imana rero yari yohereje Filipo. Ibi byongere bitwumvishe ko kugira ngo hari nitukagiye twiratana, hari igihe usanga umuntu avuga ngo njya mbona no ku mateleviziyo abantu batanga ubuhamya, tubwire uko wabaye padiri, tubwire uko byagenze gutya. Ugasanga umuntu tubwire uko wabaye maseri, tubwire uko wagize ku bucuruzi, tubwire uko wateye imbere muri ibi ngibi. Ugasanga umuntu akenshi aravuga ari ku ruhare rw'Imana, ntabwo ari kurugaragaza, akerekana ko njyewe nakuze numva nshaka gukorera Imana. No, burya uri umuntu w'umukristo, muri disikuru wavuga baravuga ngo dusobanura uburyo wacuruje ugatera imbere ukakora ibitanga.
ngo ngo twebwe ngo ni yenda ukabona nti n'urugero ukabona njyewe nuko nagize ubuyobozi bwiza, ni byiza ubuyobozi bwiza, ariko kuki uri gusiga Imana inyuma? Uri gusiga Imana inyuma. Niba uvuga ngo wacuruje urahirwa ukora birakoreka, ubwo buyobozi bwiza uvuga nuko ari Imana yabubashije kuba bwiza. Cyo ngicyo ugomba kucyumva. Ni nayo mpamvu rero ahangaha nagira nkubwire ngo uko kwigishwa kw'icyegera cya Kandase gutanga ibisubizo bizima bigaragaza ko nta muntu rero bizima, ariko nta muntu icyo nari nsohotse mu ntekerezo, nta muntu n'umwe ugomba, nk'uko Mutagatifu Agustina abivuga ngo nta muntu n'umwe ugomba gutekereza ko ari we ubwe usanga Imana kubw'imbaraga ze, ahubwo ni Imana ubwayo itureshya, ni Imana idushoboza, ni Imana ihambura iminyururu ibituboshye maze ikatwicaza iruhande rw'umwana wayo. Dusoze tuvuga Yesu atubwira ngo basogokuruza banyu bariye manu mu ivanjiri bararenga barapfa, ariko urya umugati azabaho. Kuva ku mugati usanzwe tugana umugati udasanzwe ari we Kristo. Urya uyu mugati, Pasika muribuka Abayisiraheli baryaga uwo mugati bibuka ibyabaye, ariko kandi natwe buri cyumweru twizihiza Pasika y'Uhoraho, duhabwa uwo mugati ari wo Ukaristiya, uwo mugati utanga ubugingo. Kandi nk'uko kiriya cyegera cya Kandase nacyo cyahawe ijambo ry'Imana, kirarigaburirwa maze gishyirirwa inyota, kigira ibyishimo. Niyo mpamvu rero nawe nkubwira ngo Ukaristiya uhabwa iragukize. Ukaristiya umaze guhazwa kenshi, ariko se ubona warashize inzara, warashiriwe inyota. Yezu Kristo uhabwa rero akubesheho, agutunge ubu n'iteka ryose. Amen. Niwubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niwubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Kwa byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza, muhaye kandi muronke. Haleluya.